Reka dusome ijambo ry'Imana, Zaburi ya 41 umurongo wa 12 kugera ku wa 13. Zaburi ya 41 umurongo wa 12 kugera ku wa 43 aravuga ngo, iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha, kandi njyeweho unkomereza gukiranuka kwanjye, kandi unshyira imbere yawe iteka ryose. Amen. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira, nuko umwanzi wanjye atazavugiriza impundu kunesha. Nukuri abanzi bacu ntibazavugiriza impundu kunesha, kandi umwanzi wacu agenda akorera mu bantu hirya no hino, ariko ubundi umwanzi wacu ni Satani. Aho rero yagaba igitero hose mu bantu, abo dukorana, muri bene wacu, abo tuvukana, abo dusengana hafi na kure. Icyo tuzi, icyo duhamya neza nuko Imana itazadutanga mu maboko y'abagome. Imana ntizadutanga mu maboko y'abanyabyaha. Niba Imana itwishimira, niba Imana itunezerewe, nukuri ntago izadutanga mu maboko y'abatugirira nabi, mu maboko oya, barabigerageza ariko Uwiteka ariyeranja akatubohora. Nyiringabo ariyeranja akaza kuturwanirira. Sabaoti arahaguruka akaza kuturwanirira, arahaguruka akaza kudutabara, arahaguruka akaza kutuvugira, arahaguruka akatuneshereza, akabambura ijambo, akabambura izo mpundu. Ngo ikintu kimenyesha yuko Uwiteka twishimira, nuko abanzi bacu ntibazavugiriza impundu kunesha. Ni ukuvuga ngo bahora baneshwa, bahora baneshwa. Kuki? Ibyo bagambiriye kuri twe ntibabigeraho, ntibazanabishyikaho kugeza Yesu agarutse. Haleluya. Ngo kandi njyewe unkomereze gukiranuka kwanjye. Uyu munsi turisengera kugira ngo tugumye dukiranuka. Ko aho mu gukiranuka nyine niho Imana itwishimira, kuko aho mu gukiranuka nyine niho Imana itubonera, ko aho mu gukiranuka kubw'amaraso ya Yesu Kristo, aho niho dutsindira, aho niho dutsindishiriza. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye azagubwa neza. Ni ukuvuga ngo abashakaga kuza kutwishima hejuru bavuza impundu ntago bikunda. Kubera iki? Kuko Uwiteka yavuze ngo umukiranutsi wanjye azagubwa neza. Kubera ko Data niba twishimira, ntago bavuza impundu, arazibambura, hanyuma ubwo akaba ari twe tuzivuza. Wumve kuntu Data akomeye, wumve kuntu Umwami Imana akomeye, wumve kuntu Yesu ari mwiza. 13 avuze ngo, njyeweho unkomereze gukiranuka. Ni ukuri dukomeze gukiranuka, gutinya Imana, gutinya icyaha, gukiranuka, kuzibukira ibyaha, kureka ibyaha. Nubwo isi ari isi y'ibyaha, nubwo isi ari isi y'abanyabyaha, ariko byashoboka ko twayibaho dukiranuka, byashoboka ko twayibaho tutiba, birashoboka ko twayibaho tudasambana, birashoboka ko twayibaho tutesikoroka, birashoboka ko twayibaho tutagambana, birashoboka ko twayibaho tutangana, birashoboka ko twayibaho twuzuye urukundo, twuzuye imbabazi, tubabarira abandi. Birashoboka ko twayibaho. Haleluya. Birashoboka ko twayibaho tunezerewe, dushima igitare. Haleluya. Igitare cyacu, umwami wacu, umwami ashimwe. Amen. Ngo kandi unshyira imbere yawe. Imana ishimwe, Imana idushyira imbere yo. Abandi bo badushyira inyuma, bajya kugira ibyo bakora bakadushyira inyuma, ntibanatwizere. Abandi bo bajya no kugira ibyo bagaba bakadushyira inyuma, kuko batureberamo uko nyine, uko duteye, uko tumeze, uko ibyatubayeho, amateka y'ibyashize, mu byaha twakoze, ibintu nk'ibyo abantu bo nuko bareba. Ariko Data yatureba we adushyira imbere. Haleluya. Abona turi abanyambaraga. Kubera iki? Kubera ko mu maraso ya Yesu hagendamo ijwi rivuga. Abayobora 12:24 hagendamo, iri jambo ndarikunda cyane, hagendamo ijwi rituvugira, risobanura abo turi bo, rivuga ngo uyu ni wa wundi Yesu yapfiriye, uyu ni wa wundi Yesu yaneshereje Igorogota, uyu ni wa wundi Yesu yavuze ngo birarangiye, birarangiye, uyu ni wa wundi, ni twebwe baba. Yesu nuko agenda dusobanura, mu maraso ye hagendamo ijwi rivuga. Haleluya. Risobanura abo turi bo. Amaraso ya Yesu iyo tuyiminjagiyeho tuba tugize, kuko hagendamo ijwi rivuga. Iyo tuyishyizeho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kituriho, turasobanuka, tujya imbere. Haleluya. Imana iratwishimira, Imana iranezerwa, Imana ishimwe. Tugaruka mu rugo iyo twemeye kwihana, tukiyuhagiza amaraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu, mu maraso ya Yesu hagendamo ijwi risobanura abo turi bo. Kristo yubahwe,
Kristo ahimbazwe, bigatera Imana kudushyira imbere, bigatera Imana kunezerwa, ikatwirata. Iyo yigeze kwirata Yobu, ko Satani yaraje kumusabiriza, yigeze kumwirata. Natwe mureke Imana itwirata iki gitondo, izaba idushyize imbere. Haleluya, inezerwe. N'umubyeyi nawe ufite umwana, kora ibintu byiza, wumva unezerewe, kumva wamuganira n'abandi babyeyi bagenzi bawe. Kristo atugirire neza, Kristo adutabare, kandi iki gitondo tumenye ngo ni ibintu bitatu tugomba guhagararamo. Ngo Uwiteka, ikindi kimenyesha kunyishimira ni uko umwanzi atazavugiriza impundu kunesha. Ahangaha turashimira Imana, tubwira Imana ngo Mana ugize neza ko abanzi bacu batazavugiriza impundu kunesha, kuko twishimiye ukaba uduhaye kubaho. Ibintu nk'ibyo tugasenga, hanyuma kandi tukavuga ngo Data dukomereze gukiranuka, dukomeze gukiranuka, dukomeze kwezwa, dukomeze gutunganywa. Yesu ari hafi kugaruka. Ikindi tubwira Imana ngo Papa ratugumye udushyira imbere, dushyira imbere. Nujya guhaguruka ugiye gukora udushyira imbere, nuhaguruka ugiye kugira neza udushyira imbere, nuhaguruka ugiye kuvuga udushyira imbere, nuramuka ugiye gutabara abantu udushyira imbere, udutabaremo. Nuramuka ugiye gutabara ibihugu, utabara ibihugu byacu kuko tubirimo. Nuhaguruka udushyira imbere, utubanze imbere. Haleluya, Imana ishimwe. Tubwire Imana ngo Mana nuhaguruka ugiye kureba abashomeri, uri umushomeri, ubwire Imana ngo Mana ushyire imbere, kuko ijambo ryavuga ngo udushyire imbere muri uko gukiranuka, kuko twakwize ko dukwiringiye kuri Imana yacu. Imana ishimwe. Arigishamo ijambo kumva uranezerewe. Kristo yubahwe. Reka dusenge. Papa turagushimiye, uri mwiza, nushyirwe hejuru Mwami. Turagushimiye Papa iki gitondo, kuri uyu munsi ko handitsweho ngo nitwereka ko twishimira nuko abanzi bacu batavugiriza impundu kunesha. Ni henshi wadukirije amaboko y'abanzi, turagushimiye. Ni henshi Mwami batavugirije impundu kunesha, turabyibutse, turagushimiye. Ni henshi twagabweho ibitero, ni henshi Mwami wagiye utabara twagambaniwe, ni henshi wagiye utwibuka, ni henshi wagiye ukenyuruza abamuka dukenyeza. Ni henshi Mwami, ni henshi batavugije impundu kunesha. N'uyu munsi Mwami nta mbundu bavuza, kubera ko twishimire. Umubisha wacu yaba nde? Niba utwishimiye, umubisha wacu yaba nde? Ntawe, kubera ko wowe ubambura impundu ahubwo ukaziduha. Turagushimiye uyu munsi kubambuye impundu ukaziduha. Turagushimiye ko tuneshereje, kuko twishimiye iki gitondo. Turagushimiye kuduhagazeho, kuko twishimiye iki gitondo Mwami uradutsindishirije, kuko twishimiye iki gitondo. Aho twari kurira ntituharirira, ahubwo uratunejeje, kuko twishimiye uyu munsi Mwami. Aho bitari gukunda birakunda, kuko twishimiye. Oh haleluya, iki gitondo Mwami kuko twishimiye. Aho bitari kuyewe byari kwanga bikanarara, biriwe byemere, kubera ko turi kumwe nawe Mwami. Haleluya, wenga bidukingira. Haleluya, ni wowe Elishadai. Turagushimiye Mwami, kuko twishimiye. Nta mwanzi wacu n'umwe uzavugiriza impundu kunesha, kuko dufite ibihamya bagiye babigerageza, ukadutabara, bakagerageza kudushyiraho imigozi igacagagurika nka kwa kundi kwa Samusoni, tukavamo turi bazima, tukahatambuka. Bagiye bagerageza kudutera, bagasanga utubereye maso. Bagiye bahaguruka, bagasanga wowe waduhagaritse ku rutare Yesu. Haleluya, bagasanga ntitunyeganyezwa. Mu izina rya Yesu turagushimye Mwami. N'ubundi uraturengera uyu munsi, n'ubundi uratuneshereza, n'ubundi urahagararana natwe, n'ubundi uratuvugira, n'ubundi uri bwigaragaze, n'ubundi Mwami uri bubikore, kuko uri Imana nziza. Haleluya, dukomereze gukiranuka Mana. Ndasenze ngo uyu munsi dukomereze gukiranuka. Ubuzima dushigaje kubaho kuri iyi si dukomereze gukiranuka. Imibereho yacu komezemo gukiranuka. Ubuzima bwacu komezemo gukiranuka. Umwifato wacu komezemo gukiranuka. Mu mivugire yacu komezwemo gukiranuka. Yesu, tugende dukiranuka. Tubashishwa nawe duhimbaraga. Dore gufata imyanzuro yo kureka ibyaha. Dore gufata imyanzuro yo kujijuka. Dore gufata imyanzuro yo kuzibukira. Mu izina
izina rya Yesu tukunezeze, kuko niba utwishimira, niba duhagaze mu gukiranuka aho ushaka, niba turi gukora ibyo ukunda, ntago abanzi bacu bazavugiriza impundu kunesha. Iryo ni isezerano waduhaye, ibyo byomatane n'amazina yacu, byomatane n'umwuka wacu, bihagarare mu kirere cyacu. Oh haleluya, bari byo bidusobanura mu izina rya Yesu. Kuri buri saha y'uyu munsi ibyo vyandikwe ko nta mwanzi wacu n'umwe uzavugiriza impundu kunesha. Udushyira imbere ahubwo papa, udushyira imbere uyu munsi. Mwaba ugiye kurengera udushyira imbere, mwaba uhagurukije udushyira imbere, mwaba urengeye udushyira imbere, mwaba uvugiye udushyira imbere, mwaba utabariye ababo udushyira imbere, mwaba Yesu wibutse udushyira imbere, mwaba ugiye gufasha udushyira imbere, mwaba ufashe amaboko udushyira imbere, mwaba mugendanye udushyira imbere. Haleluya, uyu munsi mwami, mwaba uhaye akazi udushyira imbere, mwaba ushyiriyeho amateka mashya udushyira imbere. Kuko uri Imana nziza, mwaba usohoreje amasezerano udushyira imbere. Gitare cyacu, himbazwa mwami, singizwa ni wowe Mana, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Urakoze Yesu, urakoze kubw'uyu munsi, kuri buri saha y'uyu munsi uradushyira imbere. Oh haleluya, mu bikorwa by'abagambiriye uyu munsi uradushyira imbere, mu buntu watuzaniye uyu munsi uradushyira imbere. Shimwa papa, singizwa Mana, ndagushimiye. Urakoze Yesu Kristo, mukiza wacu, urakoze mwami wacu. Ndagushimiye mwami, ndagushimiye ko dushoboje gukiranuka mu kazi kacu, tukagenda dukiranuka mu byo dukora, tukagenda dukiranuka mu byo tuvuga, tukavuga dukiranuka, ahantu hose tukitoza gukiranuka kandi tukabigeraho, tukamenya ngo turi mu isi y'ibyo ariko twahaba dukiranuka mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, ndagushimiye gitare cyanjye, ni wamamare mwami w'abami, none n'iteka ryose. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Niba uri mushyashya kuri no gusenga Mama Ebenezer, wibuke ukore subscribe na share, ubyutsa abandi basenge, baramye Imana, bahimbaza Imana, basengane natwe muri iyi video. Urakoze. Shalom.